Mu myaka ibihumbi ishize, mbere y'uko ubwami bukomeye bw'isi buzamuka, mbere y'uko amazu maremare, imiturirwa yurirwa kubakwa, imijyi minini n'ubuhanga bw'ikiremwamuntu bikagera aho bigeze uyu munsi, hariho inkuru ivuga ko ku isi hari umujyi wari ufite ubukire butagereranywa, ikoranabuhanga ridasanzwe, ubwato bukomeye ndetse n'ububasha bwarenze ubw'ibihugu bindi byose. Umujyi wari ufite amazu meza cyane, imihanda itunganyije neza, insengero nini ndetse n'ubutunzi bw'amabuye y'agaciro menshi cyane. Ariko mu ijoro rimwe gusa ikintu gikomeye cyarabaye. Isi yarahindutse, imiraba minini irazamuka, ubutaka buranyeganyega maze ubutaka bumira amazi n'abantu. Uwo mujyi wari warigeze kuba ishema ry'isi uzimirira mu nyanja ubutaboneka ukundi. Uyu munsi abantu barakibaza niba Atlantis wari umujyi wa nyawo wigeze kubaho, cyangwa se ukaba wararohamye kubera impanuka kamere, cyangwa ikaba ari inkuru gusa kugira ngo itwigishe isomo rikomeye. Iyi ni inkuru yamwe mu mayobera akomeye kurusha ayandi yose yabayeho. Atlantis, umujyi wazimiye mu nyanja. Muri kumwe na Nzima Israel. Iyi ni Habayeho TV. Ntiwibagire gukanda subscribe, like na share. Inkuru ya Atlantis yatangiye kumenyekana cyane mu myaka irenga 2300 ishize, ubwo umuhanga mu bya filozofi w'umugereki witwaga Plato yandikaga mu bitabo bye bizwi nka Timaeus na Critias. Plato yavuze ko iyi nkuru yageze mu Bugereki binyuze kuri Solon, umwe mu banyapolitiki n'abahanga bo mu Bugereki bwa kera bavugaga ko yayumvise mu Misiri. Nkuko Plato yabivuze, Atlantis yari ikirwa kinini cyari giherereye hakurya y'inkingi za Hercule, ahantu benshi bahuza n'akarere ka Strait of Gibraltar muri iki gihe. Iki gihugu ngo cyari gifite ububasha bukomeye cyane, cyari gifite ingabo zikomeye, amato menshi, ubukungu bwinshi, ubwubatsi butangaje. Abaturage ba Atlantis bavugaga nk'abantu bafite ubwenge n'ubushobozi bwo gukora ibintu byari bitangaje mu gihe cyabo. Ariko uko imyaka yagendaga ihita ngo batangiye kwibagirwa indangagaciro zabo, ubwibone buriyongera, bifuza gutegeka abandi, kandi nk'uko Plato yabivuze, imana zababajwe cyane n'imyitwarire yabo. Ijoro Atlantis yazimiraga nk'uko inkuru bivuga. Umunsi umwe habaye ibyago bikomeye, habaye imitingito ikomeye kuruta uko ibirunga, imiraba ikomeye cyane. Mu gihe gito cyane igihugu cyose ngo cyarazimiye munsi y'amazi. Plato avuga ko Atlantis yazimiye mu munsi umwe gusa, n'ijoro rimwe gusa ry'amakuba. Ibimenyetso byatumye abantu bashaka Atlantis mu myaka myinshi ishize. Abashakashatsi benshi bashatse kumenya niba Atlantis yarigeze kubaho. Bamwe barebye ahantu hatandukanye ku isi, mu nyanja ya Atlantic, hafi y'ikirwa cya Santorini mu Bugereki, mu nyanja ya Mediterane no mu tundi turere dutandukanye. Hari ababonye ibintu bidasanzwe munsi y'amazi, imijyi yarohamye, inyubako za kera, ibimenyetso by'imico ya kera, ariko kugeza uyu munsi nta kimenyetso cyemeza neza ko ari Atlantis. Santorini, ahantu hashobora kuba harahishe ukuri. Kimwe mu bitekerezo bikomeye bavuga kuri Atlantis ni ikirwa cya Santorini. Mu myaka igera mu 3600 ishize, iki kirunga cyaraturitse mu buryo bukomeye cyane. Uko kuruka kw'ikirunga kwagize ingaruka zikomeye ku mico yari iri hafi aho, cyane cyane umuco wa Minowa wari uri ku kirwa cya Crete. Abahanga bamwe batekereza ko iri sanganya rishobora kuba ryarahaye Plato igitekerezo cyo kuvuga inkuru y'umujyi warohamye. Nyuma y'ibinyejana byinshi, Atlantis ibaye inkuru izenguruka isi. Ikibazo kimwe cyakomeje kubuza abantu amahoro: niba Atlantis yarigeze kubaho, yaba yari iri hehe? Abashakashatsi, abanyamateka n'abahanga mu by'inyanja bamaze imyaka myinshi bashakisha ibisubizo. Bamwe bareba mu nyanja nini ya Atlantic, abandi bagana mu nyanja ya Mediterane, ndetse abandi bagashakisha ahantu hihishe munsi y'ubutaka. Ariko buri gitekerezo gifite ibibazo byacyo. Atlantis mu nyanja ya Atlantic, igitekerezo cya mbere nuko Atlantis yari iri mu nyanja ya Atlantic. Nicyo gitekerezo cyatumye abantu benshi bayita Atlantis, kuko izina risa n'iry'iyo nyanja. Bamwe batekerezaga ko yaba yari hafi y'ahantu hitwa Azore, ibirwa biri hagati ya Portugal ndetse na Amerika. Abantu bashingiye kuri ibi bitekerezo bavuga ko bishoboka ko iki kirwa kinini cyaba cyarigeze kubaho, ariko kikazimira kubera impinduka zikomeye z'isi. Ariko abahanga benshi ntago babyemera. Nta bimenyetso bifatika byerekana ko mu nyanja ya Atlantic hari umuco ukomeye nk'uwo Plato yasobanuye. Santorini, igitekerezo gikomeye kurusha ibindi. Mu bitekerezo byose, kimwe mu bikomeye ni icyerekezo cya Santorini mu Bugereki. Nkuko twabivuze ruguru, mu myaka ibihumbi ishize hari umuco ukomeye witwaga Minowa wabaga mu karere ka Crete no mu birwa biyikikije. Uyu muco wari ufite ubwubatsi buhanitse, ubucuruzi bwo mu nyanja, ubuhanzi bukomeye, imijyi iteye imbere. Ariko ahagana mu myaka y'1600 mbere ya Yesu habaye kimwe mu birunga bikomeye kurusha ibindi byabaye mu mateka. Ikirunga cya Santorini cyaraturitse.
Ivu ryacyo ryagiye ahantu henshi cyane, imiraba minini yatewe n'iruka ry'ikirunga ishobora kuba yarangije ibice bimwe na bimwe by'uturere twari hafi. Bamwe bavuga ko iyi yaba ariyo nkuru yaje guhinduka Atlantis. Plato yanditse ko Atlantis yabayeho imyaka ibihumbi mbere y'igihe cye. Mu gihe cya Santorini yabaye nyuma cyane. Umujyi wa Helike, umujyi wazimiriye mu mazi. Hari n'undi mujyi wo mu Bugereki ushobora gutanga igisubizo witwaga Helike. Uyu mujyi wari ukomeye cyane mu Bugereki bwa kera, ariko mu mwaka wa 373 mbere ya Yesu habaye umutingito ukomeye cyane. Ubutaka bwarafungutse, umujyi rohama mu nyanja. Abantu bo mu gihe cya kera bavuga ko ibisigazwa bya Helike byari bikiri mu munsi y'amazi. Ikintu gitangaje nuko Atlantis atari yo yonyine ivugwa nk'umujyi wazimiye. Abahanga bavumbuye imijyi myinshi iri munsi y'amazi. Hari ahantu abantu babaga mbere, ariko amazi y'inyanja agenda yiyongera cyangwa impinduka z'isi zigatuma irengerwa. Ibi bituma ikibazo gikomeza kubaho. Inyanja ni kimwe mu bice by'isi bitaracukumburwa bihagije. Nubwo amazi y'inyanja twikiriye hafi 70% by'isi, igice kinini cyayo ntikiramenyekana neza. Munsi y'amazi harimo imisozi miremire, ibibaya binini, ibinyabuzima bidasanzwe, ibimenyetso by'imico ya kera. Niyo mpamvu bamwe bagitekereza ko ahantu hamwe munsi y'inyanja hashobora kuba hakiri amabanga menshi cyane ahishe. Muri iki gihe ikoranabuhanga rigezweho rifasha abashakashatsi kureba neza munsi y'amazi kurusha mbere. Bakoresha amato y'ubushakashatsi, kamera zifata amashusho mu mazi maremare, ikoranabuhanga rya sonar risuzuma imiterere y'inyanja. Ariko kugeza ubu nta muntu urabona ikimenyetso cyemeza ko Atlantis yabayeho. Ibi nibyo bituma iyi nkuru ikomeza gukurura abantu, kuko rimwe na rimwe amayobera adafite igisubizo niyo akurura abantu kurusha ibindi bintu bizwi. Reka twinjire mu nkuru ya Atlantis uko yasobanuwe na Plato. Nkuko Plato yabivuze, Atlantis ntiyari ikirwa gisanzwe. Yavuga ko cyari igihugu kinini cyane kigizwe n'ubutaka bwinshi n'amazi menshi. Hagati yacyo hari umurwa mukuru wari utangaje. Uyu mujyi wari wubatse mu buryo bw'amazenguruko. Hari impeta z'ubutaka, hari imigende y'amazi hagati yazo, hari ikigo gikomeye hagati mu mujyi. Abaturage bashoboraga kunyura mu mazi bakagera mu bice bitandukanye by'umurwa. Ibi byatumye abantu benshi bibaza niba Atlantis yari ifite ubwubatsi bwari imbere cyane ugereranyije n'igihe cyayo. Plato yavuze ko hagati mu mujyi hari urusengero rwari rwareguriwe imana y'inyanja Poseidon. Iyo ngoro ngo yari ifite zahabu nyinshi cyane, amabuye y'agaciro, ibishushanyo binini, ubwubatsi bwiza cyane. Abaturage ba Atlantis bavugaga nk'abari bafite umutungo mwinshi cyane, ariko ubutunzi bwabo ntabwo bwigeze buba ikibazo. Ikibazo cyatangiye igihe umutima wabo wahindukaga. Mu ntangiriro Atlantis yavugwaga nk'igihugu cyari gifite abantu bafite ubwenge n'imyitwarire myiza, ariko uko imyaka yagendaga ihita abaturage batangiye kwibona nk'abarenze abandi. Ububasha batangiye kubukoresha nabi, bashaka kwigarurira ibindi bihugu. Nkuko Plato yabivuze, ikibazo nyacyo ntabwo cyari ubutunzi bwabo, ahubwo ikibazo cyari gutakaza ubwiyoroshye bwabo. Mu nkuru ya Plato, Atlantis yari ifite igisirikare gikomeye cyane. Yavugaga ko yari ifite abasirikare benshi, amato menshi, ubushobozi bwo kurwana n'ibindi bihugu. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko Plato yashakaga kwerekana uburyo igihugu gikomeye gishobora kugwa iyo gitangiye gukoresha ububasha mu buryo bubi. Iki ni kimwe mu bintu bituma Atlantis ikomeza gukurura abantu. Hari abavuga ko abaturage ba Atlantis bari bafite ubumenyi bukomeye cyane, uburyo bwo kubaka imijyi, ubumenyi bwo gukoresha amazi, ubwubatsi bwihariye, ubumenyi bwo mu nyanja. Ariko ni ngombwa kumenya ko nta kimenyetso cyemeza ko bari bafite ikoranabuhanga rirenze iry'abantu bo muri iki gihe bari bafite. Ibitekerezo byinshi by'uko bari bafite imashini zidasanzwe cyangwa ikoranabuhanga risa n'iryo muri iki gihe ni imigani yazanwe nyuma n'abandi banditsi. Mwari kumwe na Nenze Misirayeli. Iyi ni Habayeho TV. Nimwibagirwe gukanda subscribe, like na share. Ibiganiro byacu nakagaruka.